Uraho neza. Uyu munsi ngira ngo ushobora kuba wibajije impamvu ki nje nsa gutya noneho ntashizeho amakaravati n'amakoti. Mu by'ukuri nkunda kuvuga ibintu bivuye ku mutima, nkunda kuvuga ibintu bitamfasha umwanya ngo nkore amascript, ubundi mfata umwanya nkakora script mbese nkakora ama editing menshi, ariko banumva ikintu. Hari video, ubwoko bwa video numva shaka kujya nkora, Imana nibinyemerera, Imana nibishoboza, nanjye nkabona ko bikwiriye ko bikomeza muri ubwo buryo. Hari ubwoko bw'ama video numva nifuza kujya nkora, kuko ubundi nakagombye kuba postinga video buri munsi, bitewe nuko hari ibintu byinshi mfite byo kuvuga muri jewe. Umuntu ndasoma buri munsi, nakwishimira ko njya mbasangiza ibintu nasomye, kuko biramfasha, bikampindurira imyumvire, bikampindurira ubuzima, bigatuma ngenda navansa mu buzima bwa buri munsi. So ubwoko bwa video ubundi numva nkunda, reka ni nk'izi ngizi nyene. Ni video nifuza gukora video zitarimo editing yari yo yose. Nifuza kujya nkora video nyene zisa nkaho ziri live uko nguko, nta ma editing menshi nkoze, kuko mbona byatuma nkora nyinshi, bigatuma nganira namwe kenshi, ntamaze igihe kirekire ndi kubura, kuko gukora video ubundi zeditinze ntabwo ari ikintu cyoroshye, bisaba umwanya munini, kandi ntabwo ari byo nkora byonyine, bafite n'ibindi byinshi nkora, bigatuma rero ntabona umwanya uhagije wo gukora video nyinshi. Ariko izi video nk'izi ngizi bitansaba kweditinga cyane, nshobora kuzikora nyinshi, kuko nanjye birambabaza kuba ntakora nyinshi kandi numva afite ibintu byinshi byo kuganira n'abantu. Rero ngiye kugerageza ndebe niba uburyo bwiza bwo gukora video nimuzikunda, kandi zikaba zibafasha, nzakomeza njye nzikora. Izi ngizi ziteditinze, nanjye urabona ko ntigeze ngira ikintu na kimwe. Mu by'ukuri nifuza ko najya mbyuka ngakaraba amaso gato gusa, namara gusoma ibyo namaze gusoma, nkabasharinga ibintu byamfashije. So nk'uyu munsi ndifuza kuvuga ku kintu akenshi ku bantu bahamagawe, ku bantu bafite umuhamagaro udasanzwe muri bo. Hari ubuzima banyuramo, ubuzima bubabaje, ubuzima burimo ibigeragezo byinshi, ugasanga kubera ko umuntu atazi kwinterpreta impamvu ari kuba muri ubwo buzima, kubera ko umuntu atazi kwisobanurira impamvu ari kunyura mu buzima bukomeye, kandi abona abandi nta kibazo bafite, abona abandi babayeho neza. Iyo utazi kubyisobanurira, biri mu bintu bikudindiza, bigatuma utagera ku iterambere wifuza kugeramo mu buryo bwose bw'ubuzima. So kubera nkunda gusoma, bikamfasha, bikampugura, nkumva rero najya mfasha abantu, kuko ubusanzwe nsanzwe mbyigisha kuri, ubundi maze igihe ntari kwigisha kuri WhatsApp, ariko ubundi niho nigishiriza. Ariko ndifuza ko ibintu najyaga nigisha kuri WhatsApp, ndifuza kujya mbishyira hano kuri YouTube. Rwose nta kintu kinini mpinduyeho nanjye ubwanjye, mbese ntafashe umwanya muremure wo kwitegura ibindi byinshi, ko bituma nyene video ishobora gukora, nshobora gusanga nanakoze video nkeya cyane. So uyu munsi rero ndifuza kuvuga ku kintu kijyanye n'imibabaro, kubabara, pain, imibabaro, ibigeragezo, ibintu unyuramo bikomeye, kunyura mu buzima bukomeye, utazi impamvu uri kunyura mu buzima bukomeye, kubona imibabaro, kugira ubwoba, bikagutera ubwoba. Ni byiza ko nanone ukamenya impamvu yabyo, ariko cyane cyane ukirinda, cyangwa se ukatangira ukitoza kutongera kujya ubabazwa n'imibabaro uri kunyuramo. Ibibazo nibyo irababaza, ibintu bibabaza, imibabaro irababaza, ibigeragezo, kunyura mu bigeragezo birababaza, kugerageza ibintu uri gukora ukabona nta kintu kiri kugenda, ukabona hari imbogamizi nyinshi, ni ibintu bibabaza cyane. Ariko rero kugira ngo wavanse, kugira ngo ujye imbere mu buzima, biragusaba ko ugira ukuntu uhindura uburyo ubona ibintu. Ndumva ari Albert Einstein wayivuze, yaravuze ati, niba ikintu utagikunze gihindure, niba udashobora kugihindura, hindura uburyo ukibonamo. Donc niba hari ikintu utishimiye, ubuzima uri kubamo utishimiye, ukaba hari icyo wabikoraho kugira ngo buhindure. Ariko niba ari ikintu udashobora guhindura, uhindura uburyo ki ukibonamo. Tuzagenda tuganira kugira ngo urusheho
kugenda usobanukirwa. Aka gace numva nako kugukomeza nkubwira nti shikama kandi ukomere ushira ubwoba. So uyu munsi ndifuza rero kukubwira ku bijyanye n'imibabaro na obstacles, ibigeragezo. Nshaka ko wumvamo iki ngiki, wumvemo ko ikintu nifuza kuza gutahana nuko utazongera gutinya imibabaro, ntuzongere gutinya obstacles, ibintu imbogamizi cyangwa se ibigeragezo, ntuzongere kubitinya cyangwa se ngo ahubwo byembracing, byakire. Ariko sindi kuva mu kubyakira mu buryo bwo kwiheba, nta kundi ntacyo wabikoraho, sindi kuva muri ubwo buryo. Ndi kuvuga ko ntukongere kubibona ngo bikurize, donc unyuze mu bibabazo, unyuze mu mibabaro myinshi, ngo bikurize bihore bituma uhora witotomba, bitume uhora wumva uhora n'agahinda, bitume uhora wihebye, kuko icyo gihe nyene biba bikwangije. Ariko iyo ubyembracinze, ubyakiriye, kubyakira mu buhe buryo, kumenya ko ni ngombwa ko ubibona, ni ngombwa ko uhura nabyo, ni ngombwa ko binyuramo kubera impamvu ngiye kukubwira. Ni impamvu ki ndi kukubwira nti ukwiye kwembracinga, ukwiye kwakira. Ni impamvu ki ndi kukubwira ko ukwiye kwakira ibibazo, imibabaro, kubabara, ukababazwa, guhura n'ibibazo bikomeye. Ni impamvu ki ndi kukubwira kubyakira. Ni ukubera ko akenshi ibibazo unyuramo, akenshi ibibazo tunyuramo, ibibazo surtout nawe unyuramo, akenshi biba bifitanye isano n'umuhamagaro wawe, biba bifitanye isano n'icyo Imana yakuremeye gukora. Donc hari umuntu wavuze ngo your suffering becomes your ministry. Donc imibabaro wanyuzemo akenshi hinduka nyene wa muhamagaro. So ibintu unyuramo bibabaje biba ari ibyo kugutegurira gukora icyo Imana yakuremeye gukora. Mu yandi magambo, kubera ko hari inzozi ufite, hari ibyo ushaka kugeraho, hari ibyifuzo, hari inyota, muri make hari inzozi, hari ibintu wifuza kugeraho. Ibyo bintu wifuza kugeraho, kubera ko ntekereza ko ari ibintu bihenze, ari ibintu bifite agaciro cyane. Nta kintu cyiza gifite agaciro ushobora kugeraho gutyo tu. Ibintu bihenze, ibintu byiza biba bihenze, kubigeraho biba ari ikintu biba bihenze. So niba inzozi zawe ziri big enough, niba nini cyane, your dreams niba ziri nini cyane, niba ibyo wifuza kugera hari ibintu bikomeye, niba ureba mu bitekerezo yawe ukabona ushaka kugera ku bintu bikomeye cyane, ntukwiye kwitega kuzabigeraho mu buryo bworoshye. Yewe na Satani ari hano kugira ngo akubuze kugera, kuko arabizi ko bigezeho ushobora kuba wagirira akamaro abantu benshi, ushobora kubaho unezerewe, kandi ntabwo ashaka kunezererwa, azakurwanya. Rero umenye ko uko inzozi zawe ziba big cyane, ziba nini cyane, umenye ko ari nako ushobora kuzahura n'ibibazo byinshi bitandukanye bigamije kuguca intege, bigamije kutestinga niba koko ukomeje kuba wifuza kugera ku ntego zawe. So hari process rero nshaka kugira ngo wumve impamvu ukwiye kwakira iyo pain, kwakira kubabara, kwakira ibigeragezo, kwakira guhura n'ibintu bikomeye. Process nta yindi, ndafata analogy, ndagerageza nguhe ikigereranyo. Mera nk'umuntu ugiye gutangira urugendo, hari ahantu uvuye utishimiye, hari ahantu uri utishimiye, situation urimo, ubuzima urimo ntabwo bwishimiye. Urashaka kuva aho ngaho, urashaka kujya noneho hahandi wishimira, hahandi wifuza kugera. Ubwo rugendo rwawe ugiye gutangira ruranyura mu ishyamba ry'inzitane. Ntabwo ahantu uzanyura, ntabwo urugendo rwawe uzanyura ahantu hari umuhanda uharuye neza, hari kaburimbo rwose, nta kintu kivunanye, oya. Kubera ko ibyo bifuza kugeraho hari ibintu byiza cyane, kandi nabyo bikaba bihenze, kubigeraho biravuna, bizagusaba nyine ko inzira yawe inyura aho ngaho, ni mu ishyamba ry'inzitane, mu mahwa, uzahura n'inyamaswa z'inkazi. Ibyo byose ni ibigeragezo, ibyo byose ni ibibazo uhura nabyo. Uracuruza ukabona uhora mu bihombo, ushaka akazi ukakabura, wagira n'uburwayi, ibintu ukavanga, ibintu byose ukabona wagira ngo byahagurukiye kurwanya. Now ndagira ngo ubibone muri buno buryo, ntuzabifate nk'ibintu biri ku donc kubera ko inzira yawe inyura aho ngaho, nta n'ahandi ishobora kunyura. Ntabwo
inzira ikuganisha ku byiza ntabwo ari inzira iharuye, ntabwo ari inzira unyuramo mu buryo bworoshye, ntabwo ari ahantu ugenda ubyina wishimye. Oya, harimo ibibazo bitandukanye, harimo ibigeragezo bitandukanye, harimo umubabaro cyane. Ukwiye kubimenya rero, ukwiye kubimenya. Ntuzongere gusa nkaho utunguwe ubona uhora urwana intambara, uhora urwana n'ibibazo bitandukanye, ntibizongere kugutungura. Ntuzongere kwifata nk'aho ari ibintu bitunguranye, umenye ko ari ibintu bisanzwe. Kubera iki? Ikintu ukimenye ni ingenzi ko ukimenya, kubera ko iyo ukimenye biragufasha gukomeza urugendo kandi ukomeye ushikamye. So nagira ngo icyambere wumve ko kugera ku nzozi zawe inzira inyura hariya muri biriya bintu bikomeye. Ibyo ni ibisanzwe. Now hari ibintu nka 3 nifuza kugusezeranya ko bizakubaho. Ibi bizakubaho nukomeza mu rugendo rwawe rw'iterambere, nukomeza mu rugendo rwawe rwo kugera ku nzozi zawe. Hari ibintu nifuza kugusezeranya. Icyambere nakikubwiye nuko ibyiza byose birahenda. Izo nzozi zawe ntutekereze kuzazigeraho mu buryo bworoshye gutyo. Bizaguhenda, bizakuvuna. Ibyiza birahenda, kubigeraho bizaguhenda. Hari ikindi cya kabiri rero. Ikindi cya kabiri nifuza kugusezeranya nuko iki kintu uze kucyumva ni ikintu cy'ingenzi cyane. Wowe uri kubaho uyu munsi n'ubuzima uri kubamo uyu munsi, ubuzima uri kubaho uyu munsi ni umusaruro w'uwo uri we. Iyo ndi kuvuga uri we, ndavuga imitekerereze yawe, ndavuga imyumvire, ndavuga imyitwarire, imico n'imikorere n'ibyo ukora. Ibyo byose nibyo biguha umusaruro w'ubuzima uri kubamo uyu munsi. Mbese mu yandi magambo, ubuzima uri kubaho uyu munsi ni ingaruka z'uri wewe. Ntabwo ari accident, ntabwo ari impanuka. Icyo ni icyambere. Donc wumve ngo ubuzima uri kubamo uyu munsi bwaremwe nawe, bwaburemwe n'imiterere yawe. Niba ushaka ubuzima buhabanye butandukanye n'ubwo uri kubamo uyu munsi, biragusaba kuba umuntu utandukanye n'uwo uri uyu munsi. Kuko ukomeje kuba uri we uyu munsi, urakomeza ubona ubusaruro nk'ubusanzwe ubona, ukomeza ube mu buzima uri kubamo uyu munsi nanone. Donc ni kuvuga nti udahindutse, if you don't change nothing will change. Nudahinduka nta kintu kizigera gihinduka, ubuzima buzakomeza bari bwa bundi. Rero niba hari ibyo ushaka, hari intego ushaka kugeraho, hari ibyiza wifuza kugeraho, ntuwitege ko uzabigeraho udahindutse. Donc utabaye undi muntu mushya ntibizigera bikunda. Donc kugira ngo ugere kuri bya bindi bishya byiza wifuza kugeraho, ugomba guhinduka. Ugomba kugira imico ihindutse, ugomba kugira imyumvire itandukanye n'iyo ufite uyu munsi, ugomba kugira imikorere itandukanye n'iyo ufite uyu munsi. Mu yandi magambo, niba ushaka, if you want a changed life, you need to change. Niba ushaka ubuzima buhabanye, buhindutse cyane, buhabanye n'ubwo uri kubamo uyu munsi, ukeneye guhinduka. Uri kubyumva? So icyo ni cya kabiri rero. Donc ubuzima uri kubamo ni umusaruro w'ibyo wowe uri we. Niba hari bwo ushaka kubamo nanone, ugomba guhinduka. Iyo ni isezerano, ni ikintu ngusezeranye ko byose rwose nta kintu cyahinduka utabikoze gutyo. Icya gatatu rero, nubwo wakwifuza guhinduka ukaniyemeza guhinduka, ni byiza rwose kubyifuza kandi ukanabyiyemeza. Hari uburyo bwinshi ushobora guhinduka. Iyo usoma, iyo wumva ibintu nk'ibi ngibi, inyigisho nk'izi ngizi zituma uhinduka, nzagenda ngufasha twige ibintu byinshi. Uko ugenda uhinduka, uko ugenda wiga, niko ugira imyumvire ihindutse, imyumvire yawe ikagenda ihinduka. Nihangane ndumva harakavura. So icyo ni icyambere. Donc kwiga bituma uhinduka. Donc ni ingenzi ko wiga. Ariko nanone hari ibidahinduka muri wowe, keretse bihinduka gusa uko unyuze muri difficulties, mu bintu bikomeye, mu buzima bukomeye. Donc ya pain, ya mibabaro, ya za difficulties, bya bintu bibabaje, bivunanye, ubuzima buvunanye, n'ibibazo bitandukanye unyuramo, bibereye kugira ngo biguhindure ube wa muntu ugira ubushobozi, ugira imyumvire, ugira imitekerereze, ugira imikorere y'umuntu
ushobora noneho kurema bwa buzima yifuza kubamo. Donc byumve, unembracing imibabaro, wakire kubabazwa, wakire kunyura mu bigeragezo, kubera ko ibigeragezo n'imibabaro ni nka escalier, ni escalier uzamukiraho ugana kuri za nzozi zawe. Ufate ko ibyo ushaka kugeraho biri kuri etage ya 15, kandi kuyigeraho ntabwo uri buzamuke na ascenseur, ntabwo byoroshye kuri urugero kugira ngo uzagere kuri etage ya 15 biragusaba kuzamuka ama escalier. Izo escalier urabona ko biravunanye kuzazamukira kuri etage ya 15 cyangwa se 20, uzagerayo nyine wumva unaniwe. Izo difficulties, ibyo bigeragezo, iyo mibabaro unyuramo, nibyo nize escalier uri kuzamukamo. Ntabwo bibereho kukubuza kugera ushaka kugeraho. Oya, ubyumve neza, ntibibereho kukubuza kugera aho ushaka kugera. No way, oya. Ahubwo bibereyeho kugira ngo biremo umuntu muri wowe, bisohore wa muntu kurimo, wa wundi uzagira ubushobozi bwo kurema bwa buzima wifuza. Nakubwiye ko bidashoboka ko wabaho buriya buzima ukiri wa wundi. Kugira ngo ubeho buriya buzima ugomba kuzamuka mu myumvire, mu mikorere, mu mitekerereze no mu myitwarire, ukagera kuri ruriya rugero ruri hejuru. Donc ukaba uwo muntu mushya uzabaho bwa buzima yifuza, donc uzarema bwa buzima yifuza kubamo. Donc myandi magambo ngo urugero, kugira ngo ugire iterambere biragusaba kugira ubumenyi, ndavuga iterambere mu byo by'amafaranga, biragusaba kugira ubumenyi ku mafaranga. Niba uyu munsi ufite ibibazo by'amafaranga, bishobora kuba biri gutegwa cyane nuko nta bumenyi ufite. Icya kabiri, gutegwa ko nta discipline waba ufite yo kugufasha kubahiriza ibyuzi. Now kugira ngo ugire iterambere rifatika mu mafaranga, bigusaba kwiga ukamenya uburyo amafaranga akoreshwa. Icya kabiri, ukagira discipline igufasha kubahiriza bya bindi wize. Ibyo rero bigusaba ngo ubanze unyure mu bibazo bitandukanye. Donc unagire motivation ikumotivating, donc ukubitwe n'ubukene ku buryo uvuga ati ibi birahagire, sinzongera gukena ukundi. Donc wanga ubukene, noneho utangire. Niba wize ko ugomba gukora business, ugomba kunyura mu bihombo, ugomba gukora ibintu bikanga, ugomba kugerageza ibingibi bikanga. Ndabyibuka ukuntu agiye mpomba kenshi, ndacyari kubakana n'ubu, ariko ko nzi ko ari rugendo, kubera ko nzi ko urugendo nyene gw'iterambere harimo ko nzajya ntangira ibintu bimwe bipfe, ibindi bigiye kugenda neza, ariko ntago uri guhomba, ubu uri kwiga. Ugakoresha imbaraga zawe zose, ugashyiramo umutima wawe wose, ugakoresha ubwenge bwose ufite, ariko still ugahomba, ntibigende neza. So ibyo byose uba uri kwiga. Ntabwo ku muntu uri kujya mu iterambere ntabwo ajya failinga, ntabwo ajya atsindwa, ahubwo iyo atageze ku byo ashaka, bigasa nkaho bipfuye, ntabwo aba ahombye, ahubwo aba yize. Ibi nkunze cyane muri forex tukunze kubikoresha. Niba ushaka kwiga forex, wifuza kwiteza imbere, ushaka gukora business, uze unyandikire kuri iyo nimero uri kubona, uze wige forex. Muri forex niho hantu nabonye nanone ushaka gukora amakosa, donc amakosa ukagenda uyigiraho, ikosa wakoze ukaryandika ahantu kugira ngo ntuzongere kurikora. Tukubera iki? Ntabwo uri guhomba, ahubwo uri kwiga. So ndagira ngo ugire imyumvire, ntuzongere kuvunwa n'ibibazo. Ibibazo uko biza, mubabaro uko yiza, ndagira ngo ukomere kandi ushikame. Reka ngusomere aya magambo yo mu Baroma, na magambo meza cyane Paulo yaravuze ati mu Baroma igice cya 5, ihanganire nyabavura, Baroma igice cya 5 rero 3 kugeza 4 haranditse ngo, ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, ko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Donc ijambo ry'Imana naryo ubwaryo ritwereka ko ntidukwiye guhora turizwa n'ibibazo, ntidukwiye guhora dufite ubwoba bw'ibibazo. Cyane cyane ko ijambo ry'Imana, Imana ikoresha ibyo bibazo, Imana ikoresha ibigeragezo kugira ngo idukuze. Rero mu iterambere ryawe umenye ko ibibazo ni ibisanzwe. Kunyura mu bintu bikubabaza ni ibintu bisanzwe. Kunyura muri pain, mu mibabaro itandukanye ni ibintu bisanzwe rwose, ntibizongere kubera ikibazo. By'embracing, byakire, umenye ngo niba bije, umenye ngo ngiye kwiga.
noneho wowe ushakishe ni gute kina nabirenga, ni gute kina nahindura bino bintu. Iyo ugize iyo myumvire biragufasha mu cyimbo cyo kwicara uri kurira, ukarizwa n'ibibazo wanyuzemo, ukarizwa n'ibibazo uri kunyuramo, ukaririra uriya, ukaririra n'uriya, umubwira ibibazo byawe. Abenshi ntabwo baba babyitayeho. Habyumva, ari umuntu wavuze ngo 80% byabo ngabo ngo babana byishimiye kuri kubinyuramo, 15 ntago babyitayeho. Donc nta mpamvu yo kuririra abantu, nta mpamvu rwose, nta mpamvu yo gukomeza urira, ko iyo ukomeje kurizwa n'ibibazo uri kunyuramo akenshi bigutera kugira intege nke, donc ubura imbaraga zo gukora. So ibibazo, difficulties, bifate by'embracing, byakiro, menye ngo niyo nzira, bibereyeho kugufasha kugera kuri za ntego zawe, ntago bibereyeho kukubuza gutera imbere. So reka ngarukira ahangaha, nimbona uburyo video yakiriwe, ariko nzakomeza nzikore hamwe n'ubufasha n'Imana. Ndifuza kuzajya nkora izi video zitari edited, nta kintu ndi buhindureho. So nkuko nari mbivuze, ndifuza ko video nk'izi ngizi nta editing nagizeho, ntaje niyambitse amakoti n'ibiki, nzazikomeza, ariko ndifuza gukora nyinshi, kuko izi ngizi zitari edited zamfasha kuba nakora nyinshi. Ahubwo ndashaka kureba niba muzazikunda, uretse ko kumotiva abantu, kwigisha abantu ibintu byabafasha guhindura imyumvire, byabafasha kugenda mu iterambere ryabo, n'ibintu nkunda cyane. Kwigisha abantu ijambo ry'Imana ndabikunda. Ibi byose ndifuza ko nzajya mbikora gutya, muzanyemerere mu byakire kandi mu bikunde, mu bisharinge n'abandi. Reka ngerageze ndebe experience bizampa uko bizaba bimeze. So urakoze. Ubwo na hejuru ndifuza ko izi video najya nzikora buri gitondo, buri munsi, uko mbyutse mpita nkora video nk'iyi ngiyi, kuko mfite ibyo gusharinga, mfite ibyo kubabwira rwose kandi byabagirira akamaro. Reka nzandebe experience uko nizaba imeze. So na hejuru, Imana ibarinde.